ntabwo ibyo ngibyo byakunda. ushaka ndera umwana ntabyaye. Uri papa we. Ndera umwana ntabyaye. Sinjya mbyara. Reka nkubwire. Sinjya mbyara. Nakubwiye ngo sinjya mbyara. Ako yo icara hasi. Keneye ko umugabo wazuka. Icara hasi basi ndakwishyura ushaka ngahe. Byakubera ikibazo. Umujenyi uri kuntera. Byakubera ikibazo. Mwiyereka ko ndiwe. Mwiyereka ko ndiwe. Niyereka none. Guhimbaje igitare c'amahanga mana yanje. Ntabwo uri nyasafari ngo ugira amata tumva. Nta nubwo mana yanje wewe amatwi yawe yaheze. Ntabwo mwamuri muja wa Mariya ngo unanigwe kumva. Ndabizi neza data yuko uza wumva abarenganya ukabarenganura. Biga mwabishutse. Nana kuri amahanje udakomanze yo. Ne nakomanze ariko ntimwumvishije. Nta mahoro. Mwaramutse. Ni sawa. Ni sawa. Natwe nta mahoro. Iki kikuzindiye none? Ivy'Imana se. Nandi mahono bayabonetse. Amahono avuye he? Ivy'ino se. Nenzi ko uramusi twapanze. Byo kugira gusa. Yes, azakora akazi kanini. Nkwishure birangirire hara none niki kikuzindiye hano? Oya kuri Uwiteka ni Simba ngene ko agomeza kunzunguruka imbere buri munsi. Singeneye kukubona. Elentre, lenkwe. Nakubwiye ngo uzi. Yes, akoze. Njya kugiza umuyumbu ura munsi none umuyumbe bwakomeje. Hano naho Uwiteka ntabwo arahawe. Ani mu rusengero. Ani mu rusengero. Kera Yesu yamaze kuhanyereka. So kumvire mu rugo. Ndahava se. Namenye ko ivyo navuze Uwiteka yabikoze. Ibiki? Kandi reka nkubwire. Kurumva? Ni ibiki? Tuje mu bintu byinshi tazo tuvugana. Ntuburira nge ntago bantuburira. Uri kunyumva? Nyoko ko ntiyasohotse. Umuyumbe njyakugizewe. Nyoko ko ntiyasohotse. Narakwishyuye. Namenye ko nyoko ko yasohotse muri iyi nzu. Uri ko nakwishyuye yo na. Sizo arabanyishiriye yewe. Nakwishyuye. Oya Yesu ko. None wigize umuyumbe bigira ndi kwisiga hasi. Kuraza gutubura ngewe. Suko ngo. Wayobye. Suko. Kandi ikindi umenye ko bari bavuze ngo umugabo wanjye hari ugende gakeya. Kuraseka. Muzutse turamukanye. Agire gute? Yana turaserera. Azamuka ze tuvugane neza tutume niba utemera iby'Imana yavuze. Cyangwa niba warababitse ko ari Imana yabivuze cyagiye twarabipanze. Amafaranga wampaye ntagahagije. Ndashaka umpereza $100 cyangwa 200 ariko nshire 200. Urumva? 200 umpa amafaranga ibihumbi. Yo kugira gute? Ndagushira hanze. Nashanze he. Perezida $200. Wakoze iki? Nkugendere nkubikira ibanga. Iriye banga. Cyangwa nzoze ndimene hano hanze bavuge ko wari wanyishiye kugira ngo nze kubeshana. Nje se ndi umuhanuzi nyine. Bakwe na amafaranga nagoye ntagahagije. Igihumbi cy'inanga. Kirahagije. Nese ndakwishyura mu manyamerika ngiye mfite amadolari. Yishyura amadolari 100. Niyo nkeneye. Kandi simva hano. Niyo ahubwo umugabo wawe niba ari hano. Ajuke. Aze nawe mubwira ayo makuru. Tarabona izo faranga simva. Ndaguteza umugabo wawe. Ahubwo tuvuze barajyamereka azuka nazuke. Vuga gakeya basi. Ibintu twabikoze tukumenge nawe gusa. Sawa. Nuke na amafaranga. Keneye ifaranga. Tuvugana kuri telefone nkwishyura. Ahubwo ko ndabona ko ndabona utavyitayeho. Nsimva hano atarasimba. Wambabariye nawe. Wese wo kugende mugangereke kubona izisaga. Turavugana kuri telefone amafaranga ndayakwishyura. Ariko kumva induru zanjye nawe. Sinova hano atampaye ifaranga. Nese umunsi twavuganye umugabo wanjye yarahariyo. Nubu nyine habo nyine barahari. None se kwe kushaka ukeneye. Ele. Nakubwiye ngo zibe muzutse. Muzutse wambabariye mwana. Amafaranga ndaza kuyaguhereza. Twavuganye se turavugana kuri telefone. Tureke kubivugira hano. Uranyishura ngahe? Basi reka tugire iry'itanu. Reka tugire iry'inani basi. Aho ngaho ndamasohoka ngire gutya ngende. Ese ubundi bimuzanye? Agire gute? None umuhanuriraga nawe ugakuriyaga. Hakuzi kumaze kubikizeze. Ona. Je nagwaye business none utangiye kwikiniramo. Aho uziko nanzi kuri sere none nka mbona utangiye. Aho sere ni ndose ndi sere none wowe mpeza faranga. Zani faranga. Zinga. Cyangwa ubyutse umugabo azenje. Agire gute yona? Arampa $1,000 nabyuka.
Makire make. Nakubwiye basizana ngo hereze igitambo. Nireba agatwishe umuntu. Hari umuntu utwishe. Ndavuze niwe umugabo wawe hanga. Je ndavuze arampa n'igihumbi. Yo ntuzane igihumbi. Yo reka ntangire nsengigira. Ozana. Ako yo icara hasi. Keneye ko umugabo wazuka. Icara hasi basi ndakwishyura ushaka ngahe? Zana 500. Sawa zana. Azana. Ariko yona icara hano. Ibi bintu twabikoze turi babiri. Nawe ushaka Zana 500. Zana 500. Ozana. Basi reka nkwishyure yo mbabarira icara hasi. Tuza. Cyangwa mu Reka nkwishyure sibyo? Ariko uko ntibona mu irugo sinzongeye kukubona muri iyi nzu. Ngo ngwiki? Sinzongeye kukubona. Wepfa kunyishura unsore muri iyi nzu. Sawa reka nkwishyure. Vuga konti yawe nkwishyure tugende. Zahabu nindakurangiye hano Hakabana muranasetse ubu wowe ni wowe kumbaza ngo ninde wandagiye Niki kikuzanye hano? Nta ufite ahubwo Sinakwiyamye ndakubwira ntuzongere no kumuhamagara ariko unyiyama gute kandi uzi ikihango dufite Za narakubwiti mu muryango wacu nta muntu utera inda uyu mwana su wanje nta muntu utera inda papa wawe ntabwo atera inda ntago wavutse wowe twahuye bitarenze n'iminota 5 iminota 5 ndinde yo kubyara ko kandi uri kumva uri muzima mu mutwe ahubwo iminota 5 ntago wabyara iminota 5 ninde wakubwiye ko kubyara bisaba umva reka nkubwire mfite umugore wamaze ntuze kumbangamira reka nkubwire jya uba umuntu mukuru jya uba umuntu w'umugabo sibyo jya uba umuntu w'umugabo ufata inshingano umenye ko wabyaye urumva nta nshingano shobora gufata izo nafashe n'umugore nashatse dukundana wowe ibintu uri kuzana ngo nateye inda nkubwira ko uzuko wasanze nkiri umwari ariko ibyo byo kuba umwari wawe genda ubibwira baguteye inda reka nkubwire sinshaka ko tuvugana menshi ca hano ugende naho ngiye reka nkubwize ukuri kw'Imana ntaho ngiye kurumva ibintu wankoze kakubwira ko ntwite warangiza ukanca amazi kugeza umwana anganye gutya ntabwo ibyo ngibyo byakunda ushaka ndera umwana ntabyaye uri papa we ndera umwana ntabyaye sinjya mbyara nakubwiye ngo sinjya mbyara ugira ikibazo cyo kunyihakana ugira n'ikibazo cyo kwihakana umwana wawe amaraso yawe ariko abantu mwabaye gute wahamagara umutekano bakwirukana reka nkubwire ibi bintu nushaka ko bigera kure bizahagera kubera ko umwana bapima na DNA bakamenya iswari kandi nibasanga ari wowe byakubera ikibazo umujenyi uri kuntera byakubera ikibazo mwere ko ndiwe nyiyereka noneho ngahe nkoraho se koraho gira turebe nyiyereka mfite umugore mfite urugo vano cyangwa ngo uhamagare security cyangwa uhamagare imbwa z'amashefadi zikwereke uwo ndiwe cyano ugende tudapfuza okay reka kubwira sibyo ntacyo mbwira vaha ugende reka nkubwire si wasoje kunyereka uwo uriwe Zahabu sumaze kunyereka uwo uriwe reka nkubwire nimba ari ukubibonye sibyo iki mbonye sibyo ntago nshaka jewe reka nkubwire ikintu jewe sinashakaga ko ushaka cyangwa se untwara nashakaga basi umenye ko ufite umwana ariko mu gihe ubonye ko atari ngombwa umwana atari ngombwa nanjye reka nkubwire sibyo mu gihe uhisemo gutyo ndagiye
reka nkureke ngende unyeretse ko udashaka umwana nta nubwo mbyara vaha simbyara vaha ndagenda reka nkubwire ndagenda ariko uzicuza mu buzima bwawe uzicuza ntugire ngo guta amaraso yawe ku musozi ni ibintu byoroshye gutamara nta maraso nataye reka nkubwire uzicuza uzakenera uno mwana utakimubonye uzaza kumfukamira uzansaba imbabazi wowe uri kurira sibyo naje kukubwira ku neza ariko unyeretse ko vaha toka toka sawa genda sawa nasandi biraresha vaha toka genda mbesire Garcia krokodile Ma, karibu turakwiyegereje ariko ubundi urasanga ariko bisa yego karibu gusenga imana yanje n'amatangizanye nayo guhera uyu munsi nayiragije mu buryo uriya mwana w'umukobwa ataba yaransebeje hano hose kasenga imana mu buryo ico yatutse kizibagirane ntihagire umuturanyi n'umwe uzonyita umurozi. Mana we ndagushima ndaguhimbaje igitare c'amahanga Mana yanje ndagura inyasafari ngugira amatatumva nta nubwo Mana yanje wewe amatwi yawe yaheze ntabwo mwamuri muja wa Mariya ngo nanigwe kumva ndabizi neza data yuko uza wumva abarenganya ukabarenganura uri El Shaddai uri Jehova Jire. Mana we ushimwe ko ngeze hano ndanezerewe kuba ngeze mu nzu y'umwana wanje kandi Mana iyi ni inzu yanje iyi ni inzu umwana wanje yanyubakiye singomba kuyiburamwa amahoro singomba kuyiburamo umunezero ndagushimye yuko ngarutse hasigaye mwami Yesu mwugabije mwami buno bwoko burimo hano ntabyaye ubarebe ubarindagize ubashire mu ndi mutima ndagarutse muri no rugo nari na mwami Imana nari nigaragambije nanze guca bugufi barandeka ndagenda ariko ubwo ubonye ko ngomba kugaruka ndugarutsemo ico ngusaba iriya nyankaragata y'umukazana uyicishe bugufi uyigabanyiriza uriya munwa ariya maboko mwami Yesu azashaka kunkozaho ndayakweretse kugira ngo uyahine Yesu ubane nanje guhera uyu munsi umpa ijambo rikome nimvuga nyumve umuruvugiro Yesu we ndakwiringiye data amazi uriya mwana w'umukobwa azampa ibiryo ampa amazi yo kwiyuhagira amico kumwa sinzagire na kimwe mburira muri uru rugo kuko ndi umutegetsi ngomba gutegeka umwana wanje nyabyaye wamuhaye amaboko umuha guhabwa nije rero ugomba kubyishimamo Yesu ndagushima kuri byose nkubwiye kugiye kubinkorera ahasigaye Yesu mwami ico bantutse ntarico uzigaragaze nk'Imana ibyo birozi n'iby'iwabo bigende bifata ubusa angaruye gute muhaye iki ko nta kintu na kimwe habe n'ubusabe ntago nigeze musaba kuzagaruka ariko kubera ko ari iwanje ubonye ko biri ngombwa ko ngaruka ndagushimiye muri byose amina. Mirere na mirere ko zisoni zivuga ubusa bazisubiza iwabo byihuse hano iwanje mwana uraje ma karibu nukuri njewe ku giti canje nishimiye kugarutse kuriya ni satani yari yateye kandi satani abaho ariko tubereho kumutsinda mu by'ukuri urabona ikintu gitandukanye umubyeyi n'umwana kikiba coroshe ni satani ubu birimo
rero mu by'ukuri karibu ma banza gurekera ibyo mbanze kubaze mwana igihe twaza tuzamuka gutya tuja kwinjira hari iwawe uriya muntu nabonye muri kuvugana ninde ko namubonye nkumva umutima waje hari urukundo uriya mwana w'umukobwa ko watekereza kure uwo dusanze hano ku gipangu uriya ninde mwana uri kuvuga uriya waruhetse umwana ni uwo nguwo yarangishaga ama urabona hano ni mu ivire yarangishaga yashakaga ko murangira kuri kaburimbo nahamweretse ahubwo se ma bari kugutegurira ariko nta kuntu wajya koga harashushe mwana wari kaje kwisukira kwisukira ushobora no kumaza igihe utoga oya reka nje kwisukira harashushe reka kugira gutyo yagira gutyo ariko isaha zose byabaye urubanza ma genda ubanze woge reka ngende karabe hanyuma wenda bakugaburira ya mazi ashusha cyaha ba mwana wa ubintu nyagaza mkumbura ariko kuza utishimye Ndishimye se n'ikishimishije muri iyi nzu. kidashimishije sheri hari ikibazo kiri muri iyi nzu Hari icyo mubwiye ko nawe uri kwikeka. just ndi kubona uje uzanye isura itari sawa None iki kibazo gihari sheri muri iyi nzu n'iki gishimishije inzu nasetse. kugira tujye kuzana mama twabivuganye Bigaruranye koga. ikindi kibazo gihari ni iki ntekereza yuko muri bintu kuba tukikinjira ntaranicara ngo komeza mu cyumba ugatugaruka ukicarana na nyoko bisobanura iki ashiri ngomba kumuha karibu niba ugiye kumuha karibu muri uru rugo uri kunyumva udusengesho twe twa buri munsi utumwiyameho tudashinga ubugambo budafite aho bushingiye sinzongere kubwumva muri uru rugo uri kunyumva ikindi sinzi niba umugura igufuri niba ugura supaguro sinzongeye kumva urusaku rwa mama muri uru rugo ako sheri ko nawe ugira mama wawe tuza nkubwire si wowe wamuzanye ikindi kandi ugaruye mama wawe wibuke ko wirukanye Nyakinshasa mukuru wanjye adafite aho aba nkeneye ko agaruka bitarenze umunsi umwe none se reka mbaze nkubaze urabona mama ku myaka yiwe ntupfa kumuhindura ntakosheje kamubaze sibyo ubonye iminsi 2 mama amaze agiye ukuntu twari tumeze neza uza amahoro yari ari muri iyi nzu ndabyumva amahoro ukuntu twari tubanye neza ariko ubwo mama wawe aje ugiye kongera k'umuriro buzajya bwira imeze gutya shiri wo kwirangagiza mama ukajya ubyirangaza ukamenya ko ashaje nanjye nakubwiye ugenda umubwira agabanya ibintu byo kugaragaza ko agukunze cyane kundusha wariye wanyweye warwaye ese buriya mama ni ugukunda kundusha nkwitaho nabi ku buryo abona ko ibyo nkora bidahagije shiri reba iminsi 2 mama maze shiri urabona nzagira amahoro mba muri buri kimwe cyose ciza ndafite mama babaye nakubwiye ngo fata umunsi niba muzajya hehe umwicaze umubwiye ngo ibisimbishaka wumvishe okay kubera ko ngukunda ikindi kugaragaza ko ukunda nyoko cyane simbishaka jya wigira nkaho utari no kumubona mu nzu ibintu byo kugeza mama yariye mama yaryamye ntabwo nshaka shiri kubera ko ngukunda kanyene bitekerezeho kangende mfate ordinateur ndebe akazi nshobora kuba mfite tuzavugana kandi ntugire ikibazo ndakunda urabizi shiri ujya kuba umuhungu wa nyina kandi nabigarura noneho icyo nzamukorera mbaye mbiguteguje turavugana mu gitondo shiri tukazunyere kumwe turi abakristo turi abakristo shiri uransanga mu buriri se cyangwa